Kuvuga ngo ku ruhande rwa fashion harimo imyenda igiye itandukanye, harimo imyenda ikozwe mu matisi, amatisi. Meza TV ryohera abagukurikiye. Yes, bakunzi ba Meza TV mwongeye kwirirwa, ni kakazi kagikomeje kandi kazahoraho, aho tuzajya tubazanira ibikorwa bitandukanye, abantu batandukanye, tubereka ibintu bitandukanye bagenda bakora. Uyu munsi twanyarutse tugera ahantu aho hari kubera imurika bikorwa, ari naryo murika gurisha. Tukaba turi kumwe n'umugabo uhagarariye abandi ahangaha, aratangira tubwira ibyabereye hano nuko byagenze nuko bikomeje kugenda. Mwiriwe ariko murakoze cyane. Ndumvise unyambika ikamba rya ubwo ni Mr. ubwo ni je nitwa Jimmy Mugunga, nkaba ndi umu fashion model and fashion designer. Akaba ari nge wateguye iki gikorwa kiri kubera aha. Akaba ari igikorwa cyitwa Umucyo Craftland, kikaba cyarateguwe n'inzu y'imideli yitwa JHF Rwanda. Akaba ari igikorwa cyatangiye mu kwezi gushize, uyu akaba ari wo munsi wacyo wa nyuma wo kuba gisojwe. Yes. Twabibonye mukora ibintu byinshi, ariko biradusaba n'umwanya munini kugira ngo abanyarwanda baze kubibona buri kintu ku kindi, ariko bishatse kuvuga ngo mbere yuko mutegura iri murika bikorwa, byanze bikunze byabanje kugibwaho inama kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Byatwaye igihe kingana iki kugira ngo mube mugeze kuri uru rwego rwo kuba mwamurika ibikorwa byanyu? Ni ukuvuga ngo bidutwaye igihe kingana n'amezi 2. N'ubundi iyi projet niho yagombaga kuba irangiye. Ni ukuvuga ngo tumaze igihe kingana n'amezi 2 dukora ibintu bigiye bitandukanye, birimo kuboha no kudoda. Mbese urebye n'amezi 2 bidutwaye. Imurika bikorwa hagaragaramo amagambo 2, harimo kumurika n'ibikorwa, ariko birumvikana ko hari abo biba biri bumurikirwe ibyo bikorwa. Ese ababimurikaga ni bande, ababimurikirwaga ni bande kuri uyu munsi? Ni ukuvuga ngo bagaragaza ibyo bikorwa byabo ni JHF Rwanda ibinyujije muri cyo Umucyo Craftland. Noneho abagaragarizwaga ibyo bikorwa ni ukuvuga ngo ni abanyarwanda bose muri rusange, kuko twagiye dutumira abantu b'ingeri zitandukanye, ubwo harimo n'abakuru b'akarere kacu, kuko hari bamwe bagiye bagera ahangaha baza kureba ibikorwa bihari, ndetse n'abakunzi b'ibintu bijyanye na fashion and handcraft. Yes. Ukaba uri hano, ese wowe ni ku giti cyanjye naguhaye iranka, ni nako wambwiye ngo nguhagarariye abandi, ntabwo wahise wenda ubyumva cyane. Bikora gute? Hakoreramo bande? Wasobanurira buri muntu wese uri gukurikira ikiganiro kuri Meza TV, abantu bakorera hano musaba iki kugira umuntu akorere? Ese abahakorera kugeza ubu ni abantu ki, bigenda gute? Ni ukuvuga ngo nko muri JHF Rwanda abo twakoranye, twibanze cyane ku bantu bafite ubumuga bakora ibintu bijyanye na fashion and handcraft. Nibo twibanzeho cyane kuko ari nabo twakoranye kuri iyi projet, ariko twaje gutumira n'abandi bafite ibikorwa bakora nabwo bijyanye n'ibyo mvuze. Harimo ababarizwa mu karere ka Rubavu ndetse n'abaturutse mu mujyi wa Kigali, nabo bafite ibikorwa bigiye bitandukanye mu ruganda rwa fashion ndetse n'ubugeni. Ni ukuvuga ngo hano hari abantu ba design bagera ku 8 bitabiriye iki gikorwa, ndetse n'amaorganisation afasha abana bavuye ku muhanda, afasha nabwo abandi bafite ubumuga. Akaba ari nk'amaorganisation agera kuri 3, nabo bakaba baje kugaragaza nabo ibyo bakora, nabwo birimo fashion and handcraft. Urakoze cyane. Wagerageza kunyuriramo abanyarwanda bimwe mu bikorwa byaba biri ahangaha, ariko ubibabwira unabasobanurira hari iki n'iki bikorwa gutya na gutya kugira babisobanukirwe? Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa fashion harimo imyenda igiye itandukanye, harimo imyenda ikozwe mu matisi, amatisi abafite amoko atandukanye.
harimo imyenda ikozwe mu bitenge, hakabamo ibikapu nabyo bya African nabwo bikozwe mu bitenge n'andi matisi, hakaba harimo imyenda ikozwe mu ndodo, harimo nk'amashuka, imipira y'imbeho ndetse n'amajipo n'amakanzu, hakaba harimo amakabutura, mbese harimo amamodeli menshi agiye atandukanye ku ruhande rwa fashion. Kuri handicraft harimo ibintu by'imitako birimo amaplato bashobora gutegurirwamo imbuto, harimo amasupla ushobora gutereka ku meza, noneho hakabaho kuba umuntu yatereka nk'ifunguro rye. Mbese urebye harimo ibintu bigiye bitandukanye, amatablo agiye ashushanyijeho nabwo ibintu biri culture nyine bigaragaza nk'umuco nyarwanda. Mbese harimo ibintu bigiye bitandukanye ku mpande zombi. Mumaze imyaka ingahe mukora iki gikorwa cya fashion? Ku ruhande rwanjye natangiye 2016 nkora igikorwa cyo kwerekana imyenda mu cyo bita fashion modeling, ariko ku ruhande rwa designing natangiye 2019, ari nabwo GHF Rwanda yaje kubaho. Ni ukuvuga ngo urebye wasanga amazemo nk'imyaka igera kuri 6. Iyo murebye imyaka igera kuri 6 mumaze mukora, ni iki mubona murusha abandi bakora ibi ngibi, cyangwa se nuhe mwihariko wanyu murusha abandi? Ni ukuvuga ngo muri uruganda rwa fashion, uruganda runini cyane. Ni ukuvuga ngo biragoye kuba wavuga ati wenda ngo urusha uyu nguyu, ahubwo ahantu bigenda bitandukanira ni igitekerezo umuntu aba yagize. Mbese ni creativity uba wabyukanye, ukaba ushobora gukora ikintu gishyashya wenda ku buryo mugenzi wawe ashobora kujya gushiduka wowe wagikoze, ariko bitewe n'abakiriya, kuko cyane cyane twe ducuruza, hari igihe ugasanga abakiriya nabo bafite icyo amahitamo yabo, ariko nkatwe ibanga tugenda dukoresha ni ukudacika intege no gukora cyane, kandi no guhora tugerageza kugenda duhanga udushya. Uretse hano mu karere ka Rubavu se mukorera, hari n'ahandi mwaba mukorera uretse hano mu karere ka Rubavu gusa? Ni ukuvuga ngo nkuko nakubwiye ko uruganda rwacu ari runini cyane, ni ukuvuga ngo ahantu hose bishoboka tujyayo, kuko tubasha kujya Congo, twagiye tubasha kujya Tanzania, nka hano mu Rwanda tugerageza kugera mu turere twose. Ahantu hose bishoboka ko twajya kugaragariza ibikorwa byacu tuba tubasha kwisangayo. Nta rindi murikabikorwa muri gutegurira? Iri murikabikorwa nirigarukira cyangwa rirazenguruka mu gihugu hose? Ni ukuvuga ngo riragarukira ahangaha mw'uyu mwaka, ubwo duteganya ko twazakora irindi wenda rishobora kuzenguruka mu gihugu cyose, ariko k'ubu ngubu bitewe na projet twari turi gukorana niyo bita Africaria yo muri Belgique, ariyo yagiye tuba hafi kugira ngo dukore iyi projet. Kuvuga ngo kuri kontra yabo ko ari ukumara amezi 2 projet ikarangira, ariko na nyuma y'ingiyi hashobora guhita hakomeza andi maprojet atandukanye. Birumvikana ko hari umuntu uri Karongi, hari umuntu uri muri Rutsiro, hari umuntu uri mu majyepfo, hari umuntu uri mu majyaruguru, hari umuntu uri burasirazuba uri kureba iyi video akavuga aba bantu bakora ibintu byiza, ibintu byabo ndabikeneye. Birasaba se ko atega akava akaza hano, cyangwa mwamurangira nk'ahantu ashobora kubikura? Ni ukuvuga ngo nko muri GHF Rwanda dufite imbuga nkoranyambaga nyinshi dukorana nazo zacu. Kuri ubu dufite website icururizwaho ibyo dukora. Kuvuga ngo iyo website ushobora kujyaho icyo wakunze ukaba ushobora kukigura, noneho ku buryo bwo kukikugezaho GHF Rwanda irabikora. Ku muntu uri hano mu Rwanda ashobora kugura ikintu kuri website yacu tukaba twakimugezaho. Byaba byiza uyibabwiye? Ni ukuvuga ngo ku bamanza bavuga ngo wawa GHF Rwanda akadomo, ubwo ni .com, ubwo ni wawa GHFRwanda.com. Urakoze cyane. Ntabwo turasoza kuko turakomeza tunyura no mu bandi muri kumwangaha, kandi tubifurize ibikorwa byiza. Imana igumye ibasunike mugere ku cyo mwifuza.
natwe turabashimiye cyane uburyo mwaje kudushyigikira kandi namwe mukomeza akazi keza mukora ndabashimiye cyane. Sawa sawa. Ni kazi kagikomeje, reka tugumye tugende dutembera ahangaha muri iri murikagurisha rya Made in Rwanda riri kubera hano Gisenyi. Tugere kubazanyemo ibikorwa byabo kubimurikamwo ahangaha, nabo bababwire ibyo bafite, babereke ubwiza bw'iby'iwacu, namwe murebe mwigurire maze dutere imbere. Mwiriwe Rasta? Mwiriwe neza. Amakuru yiriwe? Amakuru ni meza. Ndaje ngusanze ahangaha uri kuri stand iriho imyambaro, ndagira ngo uhere kuri buri kimwe usobanurira abanyarwanda bacyambara ute, gikora iki, akamaro kuri bo ni gute? Wenda ndabanza nivuga amazina, ni kukuji design, guturuka muri Ambara House of Fashion. Icyo ni igitekerezo no muri cyanjye nagize cyo kuba nakora ibintu nk'ibi, kuko ari byo bintu nakundaga kandi ari nabyo bintu nize imyaka 3 muri Kenya ibijyanye na fashion design. Hano rero muri exhibition twazanyemo ibintu bitandukanye, harimo imyenda mwabonye hariya y'amatisi adorwa n'imashini bisanzwe, hakabamo n'ibingibi by'ubudodo. Nibyo bintu twazanye. Mu by'ubudodo harimo ibyo kwifubika nk'iki ngiki nifubitse, harimo n'ibindi bimanitse hariya, harimo n'imipira, harimo n'amakanzu ku bakobwa n'amajipo n'imipira yayo, n'ingofero n'amafurari, ibintu byose bijyanye no kwifubika nabyo birimo. Nibyo bintu twabazaniye byose. Wowe ufite imipira, ufite ingofero, ufite ibindi bintu byo kwifubika, ufite imyenda y'amatisi, ariko buri muntu wese, abantu bose baba bakunda iby'iwabo, biba ari na byiza, ariko ibintu bibagora ni igiciro. Mwakoze iki kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kuba ku kintu ukora yakambaraho mu nzego zose? Hano mu nzego zose bigiye birimo bigiye bitandukanye, kuko uko itise zigura ntabwo ziba zigura kimwe, na materiel zikora ino mipira ntabwo ziba ari kimwe, cyangwa se ibyo kwifubika bigiye bitandukanye. Rero subiramo, uwagushaka yagusanga he? Dukorera Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Wadushaka niho yadusanga munsi ya ambasade y'Abanyamerika, niho dukorera, cyangwa se akaba yaduhamagara kuri 078 96 98 4 cyangwa akatwandikira kuri WhatsApp 0780 31 15 10, no ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram yatwandikira kuri Ambara House of Fashion cyangwa kuri Venick Crochet, kuko ni ibintu bitandukanye. Hari ino myenda y'amatise n'ubwo budodo, urumva ntabwo ari ibintu twavanga, biratandukanye. Cyangwa kuri Instagram yatwandikiraho nta kibazo, ku buryo aho ari hose dushobora kumwakira. Vicky ashobora kumwakira mu bijyanye n'imyenda y'amakoroshi. Urakoze cyane kandi ukora ibintu byiza, ukomeze ushyiremo imbaraga, kandi n'Imana igumye ikongerere kugira ngo ibyo wifuza kugeraho uzabigereho. Yego, murakoze cyane. Sawa se. Yes, ni kazi kagikomeje. Twagumye kuzenguruka ahangaha muri iri murikagurisha cyangwa se murikabikorwa riri kubera ahangaha i Gisenyi, aho bari kumurika ibijyanye n'ibinyafurika cyangwa se imyambaro nyarwanda iyo tuzi nka Made in Rwanda. Tukaba tugeze kuba mama, ndabona baboha utuntu, kano ndabona kameze ngewe nk'ubwato. N'ubwato ingashyirize ingashya yabo nayo ikeneye turayikora. Akangaka ni imbinika, nakabirika imbinika. Yego. Ishyize ni iyo bayita iparato. Ni iparato. Isuniye. Akangaka ku giciro cyiza cyane, ubu wakagurisha ngahe kuri buri munyarwanda wese aho yisanga? Buri munyarwanda wese ushobora kuba yagakunze, akanibura amake yako ni 4,000 by'amanyarwanda. None se ubundi wagateguraho ibiki? Ndabona akaboshye mu twatsi bita
bita inshinge, yego kaboshye mu twatsi twita inshinge. Aka kantu wagateguraho ibiki nko muri salo? aka kantu rero gakora ibintu byinshi. Aka kantu ubonye nk'umushyitsi ushobora kugateruramo fanta ugatereka ku meza, cyangwa se waba waguze imbuto ugashyiraho ugatereka ku meza. Mbese nk'uko tukita ipurato, n'ubundi ni ipurato ariko y'ibiribwa bidatetse. Yego. Ako ngako niko twari duhereyeho, wenda nk'ikibanziriza ikiganiro, ariko ikiganiro tugiye kugirana ndashaka utangire wibwira abakunzi ba Meza TV naho mwaturutse n'impamvu nyamukuru muri iri murikagurisha. Ngewe nitwa Mukasibomana Marie Claire, nkaba naturutse mu murenge wa Rugerero, Akagari ka Kabirizi, Umudugudu wa Nyamyiri. Aba nyine naje hano nk'iyi murikabikorwa kubera akazi nkora kajyanye n'ibyo kuboha, kajyanye n'ibyo kudoda, kajyanye n'ibyo gukora amatapi nk'uko nyine namwe mwabibonye ahangaha. Yego. Ukaba ukorera Igisenyi ahantu bita mu Rugerero. Urarangira neza abantu kuko ibi bintu byawe ni byiza cyane, ndabona bari buze kujya babikenera cyane. Iyi ni ingofero nziza ikoze mu mwenda w'igitenge. Yego. Nziza cyane, izi zigezweho tubona n'abahanzi bagezweho. Ndagira ngo abanyarwanda nyine barebe cyane ibintu ukora ukuntu ari ibintu byiza kandi bigezweho. Yego. Aka nakabonye mbona ko ni agapupe gashobora kugufasha kurera umwana uri mu mirimo runaka. Yego. Byose nagiye mbibona, nagumye kuhanyura. Yego. Icyo ntamenye uransobanurira. Yego. Iki ni iki nacyo bakita amasupra, afite akantu ko kuyabikamo cyane iyo abantu bagiye ku meza barayifashisha mu rwego rwo kugira ngo ahari utanduza nk'ibyo watatse, cyangwa se ku meza naho hatandura. Uterekaho isahani mu gihe cyose utangiye kuyishyiraho ibiryo, uyitereka aha ukariraho, warangiza nyine ukandurura, biba birangiye akazi kawe, ukongera ukagira ute ukakabika. Cyane cyane ndumva aho ngaho uri kubwira abanyamahoteli, abanyamaresitora bakugane kandi uri kubakorera ibintu byiza cyane. Yego. Reka duse nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, uha abantu adresse cyangwa se imirongo ya telefone cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose cyaguhuza n'abakiriya kugira ngo isoko ryawe ryaguke. Ngewe aho nkorera ku rubyiruko, ku nzu y'urubyiruko ya Rugerero, aba nkorana n'itsinda ryitwa Urubyiruko Ati. Ushaka kuba yangana, nimero za telefoni ni 0788 17 13 225. Yego. Urakoze cyane, nta kindi ngewe nakwifuriza uretse kugusabira Imana imbaraga kugira ngo ibyo ukora bizabashe kugera aho wifuza. Yego. Kandi Imana iguhe umugisha. Yego, namwe murakoze. Ni kazi kacu kagikomeje, tukaba twakomeje kugenda tuzunguruka ngaha ari kubera imurikabikorwa cyangwa se imurikagurisha. Tukaba turi kugenda tureba buri muntu wese waryitabiriye n'ibyo yazaniye abanyarwanda. Ryitabiriwe n'abantu benshi batandukanye kuko harimo n'abafite ubumuga. Tukaba tugeze ku bagabo babiri aha ngaha, nkaba ndahera kuri umwe atubwira icyo akora n'impamvu ari hano n'ibyo yazaniye abanyarwanda. Mwiriwe? Yego. Amakuru yiriwe? Ni meza. Ngusanze aha ngaha ahari kubera imurikagurisha, wazaniye ibiki abanyarwanda? Abanyarwanda nabazaniye ibikapu, nabazaniye amasaro, nabazaniye amaherena kugira ngo buri wese icyiciri harimo n'ibyo ashaka abibone. Urakoze cyane. Mwiriwe namwe? Mwiriwe. Amakuru yiriwe? Ni meza cyane. Mwebwe mwatuzaniye iki uyu munsi? Akazi nkora hano, tuba muri koperative ubwugamo, bitewe n'ubumuga mfite
hari ibyo nkora mba nshoboye, hakaba n'ibindi mfite ntashobora, ariko ku bwanjye ibi bikapu ubona hano bimwe ninjye ubidekora nkabishyiraho amasaro, n'izi nigi nambara zimwe ninjye uzikora. Ibi bintu birumvikana ko wabyize? Narabyize. Umwarimu wanjye yari uyu mugabo turi kumwe, tugize amahirwe turavuga ntabwo twasohoka ngo tuve mu kigo tugende gutya tujye ku muhanda, gusaba twishyira hamwe. Iryo wambaye, urwo runigi wambaye bisaba igihe kingana? Nk'imirimbo y'amasaro yumutse ameze neza, dore nk'iri saro ubona hano, iri rikozwe mu rupapuro, ubibonye ntabwo wapfa kubimenya, ariko rikozwe mu rupapuro rusanzwe karindari. Kanini hari udusaro dutoya turimo, hakabamo n'irindi rinini, rinini rikoze mu bipapuro, mu rupapuro. Utu tundi tutukura ku isoko dukurikije ibara ry'isaro rinini, tukabona gukora urunigi. Biratangaje cyane kandi ni igitangaza cy'Imana kuba umuntu ufite ubumuga bwo kuba atabona ariko agakora ikintu nk'icyo ngicyo gisaba ubuhanga ndetse n'ubwenge ndetse n'ubushishozi. Biva kuki? Biva kwiha icyizere ko ushoboye, ko buri kintu cyose wumva wagishobora. Hari ibyo ugerageza bikakunanira bitewe n'urumuri, ariko nawe hari ibyo ukora bitewe n'ubumuga ufite, ukishyiramo icyizere ko hari icyo ushoboye. Wenda hari utuntu dukora bita udushushu, ngenda ukoresha urushinge rusanzwe nkadoda nk'uko undi muntu wese ufite amaso abikora, nanjye nkabikora. Utushushu ni utuntu bambara mu musatsi, bafungisha imisatsi. Sinzi niba turi hano hafi waza kutureba. Urakoze cyane. Ambwiye ko wowe uri mwarimu we, ni wowe wamwigishije ibi ngibi bakora. Byagenze ute kugira ngo umwigishe? Byatangiye gute? Uburyo mwahuye n'uburyo wamwigishije agafata ku buryo akora ibintu by'ibitangaza nk'ibi ngibi? Murakoze. Ni ukuvuga twahuriye mu Bumwe Community Center, niho ndamwigisha. Ni itsinda rinini. Ubwo bamaze kuyimenya tuhita turema koperative. Koperative yanyu yitwa ngiki? Koperative yitwa Ubwugamo. Ikorera he? Ikorera Mbuga Ngari, hariya imbere y'Ubumwe neza. Wabwira wenda ibi ni bimwe mu byo mwahisemo kuzana, kandi wenda harimo n'ibindi mukora mutazanye, wabwira abantu uhereye ku murongo ibintu mukora, kuko ashobora kuba adashaka igikapu, wenda se urugero wenda ashaka amaherena, niba wenda muyakora niyo mwamutayakora, ashobora kuba ashaka se wenda urunigi, cyane ko we banambwiye ngo ukora n'inkweto. Ubasobanurire ibyo ukora byose kugira ngo bagushake, baguteze imbere. Ni ukuvuga buri wese, njyewe wenda umuhanzi, ni ukuvuga icyo umukiriye aje ashaka mpita nyimukorera, tutagiye mu bintu byinshi cyane. Icyo umukiriye yashaka niko nyimukorera, akatwunganira, kuko we aba areba n'amaso agahita atubwira aka kantu ni keza, kandi yabona hari icyo kongeraho agahita acyongeraho kuko we ari kureba. Urakoze cyane. Wahereza abanyarwanda adresse y'aho mukorera n'uburyo bababona, inimero za telefone, iki cyose kugira ngo bateze imbere? Murakoze. Dukorera face y'Ubumwe Community Center,
bo hari shop ihari ifite icyumba gikorerwamo hakaba n'igicururizwamo bo tukaba dukora ibintu byose binyuranye hariya hari byinshi tutangiye kwiga ni byinshi bazahasanga nimero yanjye ni 078 333 08 719 murakoze ndagira ngo ugire usoze ugira icyo usaba abanyarwanda muri rusange n'abakunzi b'ibyo mukora n'abakiriya bifuje kuzagera aho mukorera. murakoze ni ukuvuga abakiriye nababwiye yuko ari ibintu byinshi nshobora gukora kandi mbikora neza. nk'utashoboye kuhagera ashobora nko kumamagara no kuri telefone nkamusobanurira cyangwa se akambwira modeli ashaka akishyura kuri telefone nkayimwoherereza. nomero yanjye 078 51 75 32 2. murakoze cyane kandi Imana igumye ibafashe mu byo mukora, igumye ibasunike kuzatera imbere kandi muzagere ku cyo mwifuza. namwe murakoze. urakoze cyane. murakoze. yes bakunzi ba Meza TV, ni kakazi kagikomeje, turacyari mu imurikagurisha aho turi kugenda duhura n'abantu batandukanye tubabaza uko babibonye, tubabaza impamvu bari aha ngaha. Tukaba duhuye n'umusore muzi cyane umaze kumenyekana mu bikorwa bitandukanye nka MC. Bimeze bite bro? Bimeze neza ndakomeye. Bamwita MC Yashu. Yes. kuri hano muri imurikabikorwa. Ni kuvuga twabonye ubutumire tubona yuko hano harimo exposition, natwe nyine twabashije kwitabira ngo turebe ko hari icyo dushobora gukundamo kugira ngo natwe tube twabasha kugura, twabasha kugira ibyo tuguramo, ariko turabona nyine bafite ibintu byiza cyane. Yes, ubu ndacyatembera nyine ndacyareba ko hari ikintu ndi bubonemo nyine nanjye ngo mbashe kugura nk'abandi bose. Umazemo hano umwanya ungana ute? Nibwo nakwinjiramo ndumva nta n'iminota 5 irashira ndamaramo, ariko nyine ndacyagenda nyine ndacyareba ibyo nkunze nyine kugira ngo. Ariko hari bimwe wabonye mu gihe gito umaze aha ngaha watubwira ngo nabonyemo ibi n'ibi, ndabona harimo ibi n'ibi ni byiza, kugira ngo nyine n'abatahari ubashishikarize wenda kuhagera amasaha ataragera ngo bafunge, n'abatari buhagere bagende bakurikirana abamurikabikorwa baje aha ngaha ku buryo bazabasanga aho bakorera. Yes, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nabashije kuhabona ibintu byose bihari, ndabona cyane cyane ari made in Rwanda, kuko 100% ndabona ari made in Rwanda. So ni byiza cyane kandi ni ibintu byiza cyane, urabona ko na ama design mbega nyine ni ibintu byiza cyane. So ndumva yuko usibye natwe b'abanyarwanda n'abandi bava amahanga nabo bahageze, ndumva ibintu babikunda cyane, ahubwo abantu bari baratinze kubitwereka, nicyo kintu navuga. Yes. Ebise biragusigira sura ki mu karere ka Rubavu nimba atangiye kugera n'imurikagurisha za made in Rwanda, biragusigira sura ki nk'umuntu ushobora no kwanaliza uburyo iterambere rigenda muri buri karere cyangwa se mu karere uherereyemo? Ikintu nabivugaho nuko ibi ngibi biragaragaza isura nziza, biragaragaza ko mu Rwanda hari ikintu gifatika tumaze kugeraho, kubera yuko niba umuntu ashobora gukora igikapu umuntu aheka umugongo ukabona kimeze nka biriya biva mu mahanga mu Bushinwa n'ahandi hose tuzi, urumva bari ibintu by'agaciro. Urabona nk'anga harimo imipira myiza cyane y'ubudodo, urabona harimo ibitenge n'ibintu byiza cyane, urabona harimo imyuko yo mu biti. Ngiye nyine utuntu turimo twagiye tunshimisha, nuko nyine nta kuntu byagenda nyine ngo byose mbijyane urumva, ariko ibintu birimo ni byiza cyane kabisa.
Yes. Wakoze cyane kuzanga ntabwo twagumya kuganira kandi hari iki cyakuzanye nuko tugusagariye nyine nk'umusitari dusanze manga ni ukuvuga ngo turakurekuye ugende uzenguruke hose icyo ushima ukigure. Yes, murakoze cyane. Reka mbe ndeba ko hari icyo ndi bukundemo. Kandi wakoze kuza guteza imbere abakora ibi ngibi, wakoze cyane kuza kureba ibyo bakora, wakoze cyane kuba waje kubatera ingabo mu bitugu. Yes, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye umuvandimwe wawe yateguye ikintu nk'iki uba ugomba kucyitabira nyine, kubera ko nawe ushobora kuzategura ikindi nawe ukamwimvita nawe nyine akazahagera nyine tu. So njye narabibonye nyine nahise ngira ishaka nyine ryo kuvuga ati nanjye reka nze magere nubwo nagura n'ikintu cy'igihumbi cyangwa icya 2 ariko urumva nyine ni wa muvandimwe nyine umuntu aba ari kujya inyuma tu nta kindi, nta yindi ntego dufite, ahubwo ndumva uri kunindira reka mbe ndeba boro najya kwigurira. Sawa merci, urakoze kandi cyane. Meza TV ryohera abagukurikiye.